nigeze kuryama mu ijwi rimwe mbese urabona uzageza ryari gukora ibyaha. Imana impamagara ndi muri hoteli Fumbase umusambane hariya Rapayote mu Kinyinya abahaza basi mu majyaruguru, ni hoteli izamuka werekeje muri parike iri muri aka kaboko k'ibumoso, niho nari njyanye Fumbase umusambane. ari kuwa gatanu uracyashira kuwa gatandatu ijwi ry'Imana rirampamagara ngo Penina
Mugisha Perina mvuka i Musanze ahantu bita mu Kinigi ndi umukozi w'Imana ntabwo ngituye mu Kinigi uyu munsi ndi i Kigali ntuye ahantu bita Kimihurura mu Njamina hariya munsi ya KBC ahantu bita kuri parikingi ndashima Yesu ko nta jambo ajya avuga ngo yiheri nimumvugire ngamina kubatanzi ni wa mugore utanga ubuhamya ku ma YouTube ubutanga mu byumba by'amasengesho ubwira abantu ko Yesu ntabwo atanga umuntu ntabwo atagugeze nzi gusoma no kwandika ntarize icyo nacyo Yesu yaragikoze kumariho n'imivume cyuwayo reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusoma Yeremiya ibice 7 turasoma mbere ku murongo wawo wa 8 umuntu uzi gusoma neza adusomere nanjye ndaza gusubira muri iri jambo ndino kuvuga Imana Yeremiya 7 umurongo wa 8 hawaneze nisomere Yeremiya ibice 7 umurongo wa 8 Amina Yeremiya ibice 7 umurongo wa 8 soma titire y'ijambo ukomeze kuvuga Amina Imana ihinyuza idini y'uburyarya ibahanurira ibyago Imana ihinyuza idini y'uburyarya ibahanurira ibyago ko mwumvishe se nimwumve ikimana ishaka kuvugira muri biteraniro birashoboka yuko wajanga reka dusome uri hano ukaba uko wiyoberanya ukaba uko wishushanya aho usengera aho ugenda aho utuye ariko uvuga Imana ivuganye nawe soma izina rya Yesu Amina dore mwiringire amagambo y'ibinyoma atagira akamaro mbese mwakwibwira ko mwakwiba mukica dore mugambirira subiramo ahantu usome neza umuntu wese abyumve turi imbere y'Imana kandi ashaka kugira ngo twumve neza ijambo ry'Imana Amina mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza Bali imibavu mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza kumagarara imbere y'umuri iyi nzu yitira izina ryanjye maze mukaza kumagarara imbere Imana iri kubabwira muri inzu yitiriwe izina ryanjye mugahagarara imbere y'Imana
ashoboye. Mama yarasengaga, Imana ikamubwira iti humura, penini uriyubona Rusi we, mama yitwa Kimanizanye Rusi. Imana ikamubwira ngo uriyubona nawe yagenda akagera ku mpera y'isi, ukuboko kwaje kuzamusangayo. Yesaya 59 ijambo ryavuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze inshuti ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi Imana ipapfuye ngo kunanirwe kumva. Ijambo ryarambwira ngo ahubwo ibyaha byacu kenshi nibyo bidutandukanye n'Imana. Tunganya ingeso zawe. Iryo jambo ejo nakomeje kurivuga, ubundi Imana ikareka agakiza kawe. Zaburi ya 50:16 ijambo ryarambwira ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, ubwuri inyanga guhanwa ntukirenza amagambo yanjye, ngo dore uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanije n'abasambanyi. Bibiliya iravuga ngo urashyira ibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, uricara ukavuga nabi mwene so, urimo kuneshera mwene nyoko, ngo ibyo urabikora Uwiteka akakwihorera, ukibwira ko hanze nawe. Ariko ijambo riravuga ngo azaguhana, azabicisha imbere y'amaso yawe hatavuyemo na kimwe. Uko bikurikira uwuba kandi abona uhagaze, yabwiye ngo ntangaze kireba mu rushishi rw'umukara, mu rutare rw'umukara, mu ijoro ry'umukara. Ibyo wakora byose Imana irakureba, ariko ndatangaje ko garukira ugeze kuba Uwiteka ni bwira. Yesu arababarira, nanjye yarambabariye. Yesu aratabara inshuti zanjye, nanjye yarantabaye. Numvaga ubuzima bwanjye ari uburaya, numvaga muri icyo gihe ubuzima bwanjye ari ubusinzi, ariko Imana ishimwe ko nayo igira igihe ikora ibintu abantu babona kuko bidashoboka, ikabikora kandi ikabishobora. Irashoboye rero. Ndabyibuka nigeze kuryama mu ijwi rimwe ngo mbese urabona uzageza ryari gukora ibyaha. Ndavuga ngo igihe Imana izabishakira niko nasubije iryo jwi, nzareka ibyo ndimo. Ntabwo ari imbaraga zanjye rero, ntabwo ari imbaraga z'imiryango, usibye aka gakiza mfite n'agakesha mama kuko atigeze acogora gusenga. Muri ibi byaravuze ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Saha Imana yarageze, ndakizwa. Imana imuhamagara ndi muri hoteli, Fumbase umusambane, hariya Rapayote mu Kinigi abahaza basi mu majyaruguru. Ni hoteli izamuka werekeje muri parike, iri muri aka kaboko k'ibumoso. Niho nari njyanye Fumbase umusambane, ari ku wa gatanu, uracyashira ku wa gatandatu. Ijwi ry'Imana rirampamagara ngo Penina we, kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijwi rirampamagara ngo yewe ushize inzira ebyiri imbere, hitamo inzira ukwiriye kunyuramo, ari urupfu cyangwa ubugingo. Inzira y'urupfu niyo nari ndimo, nari narapfuye mpagaze. Ijwi rirambwira ngo iherezo rya byose rirageze. Ijwi rirambwira ngo iyarure. Uyu munsi nawe hari ijwi riguhamagaye. Imana irashaka ko wezwa, Imana irashaka gutungana ku gatondo ku kanini. Imana irashaka kuba umukristo wo mu mutima, umukristo udahindurwa n'ibihe, umukristo Imana irashaka gukizwa abantu bakureba nabo batakureba.
Aramureka mukizi ko nshaka ko mumuherekeje mufate rezeze bayasigire utayimujosi muheke mugane nawe reze bonero bayasika muheke zene kiterema tutaya babayasire nini waya toterema muheke reka bakweke be nibaguheke imani irambwiye ni waye guheka ayezereza bayasire kokuromusa uranzizi nje mugambere umwanya we uranzi icyifuzo cyo guheka cyo kubyara se warugifite uragifite ntacyo ufite nimba mvanyi ubibwire kuko kuvangirwa k'umuntu birashoboka kandi havangirwa ufite icyifuzo cyo kubyara ntabwo ntacyo ufite nimba uhari wigira isoni shira ikiganza hejuru wowe ufite umutugano mu rugo kuko ushaka kukitwarira